Murakaza neza abakunzi ba Iwacu Family TV, nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, ukoreshe ya like and comment kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi dufite umutumirwa aratangira bibwira, ababwira icyo akora, ahatuye, abwire muri make abaye hate kugira ngo dukomeze tubane nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Afite inyigisho yabateguriye araza kuzibagezaho kugira ngo dukomeze tubane nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi gake gake uko turi bukomeze tubana iminota yisunika. Mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Akoze kugaruka abakunzi bacu ba Iwacu Family TV, utarakoze subscribe akore subscribe cyangwa share like and comment kugira ngo dukomeze tubane nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turi kumwe na Haji, ngira ngo muramubona, arababwira amazina ye kugira ngo dukomeze tubane nawe. Urakaze neza Haji mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego murakoze. Nitwa Abdulaziz. Ndumudawati. Nkora nakoraga umushinga wa ERA. Ni umushinga w'Abongereza ukorera hano mu Rwanda kugenda wigisha abisilamu n'abatari abayisilamu kugira bamenye imibereho y'ubuyisilamu. Nkabanuye hano i Nyamirambo. Tuyani Nyamirambo. Yego. Nagiraga ngo mbagezeho inyigisho nkeya ku bayisilamu bakenera kumenya ndetse no gusobanukirwa ubuyisilamu, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, ngo uwo Imana yifuriza ibyiza imuhereza gusobanukirwa idini. Bimake ashatse kuvuga igihe utazi idini, igihe cyose ugwa mu bibi, nta byiza wabona, n'icyo ukoze wita ngo ni cyiza wisanga uri mu bantu bari mu bintu bibeshye, bitiranye ibintu, gasanga rimwe akoze ikintu akita icyiza kuko kutakigira ubumenyi no gusobanukirwa rya dini, ugasanga muri make yaguye mu cyaha. Kandi agakwiye kubaza abamenyi, akabaza abashehe, akabaza ndetse n'abantu basobanukiwe idini kugira bamashe umusobanurira idini. Ese Haji, tugumye aho ngaho gatoya, ko urabona iyo umwana w'imyaka nk'itanu cyangwa 7 hari yamenya ahari abakora icyaha nikimwandikweho. None se ubundi baza neza ati bitewe nuko wenda ntago afite ubwenge bwo gusobanukirwa icyo cyaha icyo ari cyo. Sasa umuntu mukuru wakoze icyaha ariko atazi yuko wenda idini arimo ribibuza mu gihe atabizi, aho ngaho situwasiyo bimeze gute? Yego urakoze. Umwana muto Allah subhanahu wa ta'ala abataragira igihe kibarurirwa kubarurirwa mu byaha yakoze, kuko Allah adutegeka gutoza abana bacu guhera ku myaka 7 kuzamura. Iyo agize imyaka 14 aba amaze kugera mu gihe cyo kubarurirwa ibyaha byiwe. Hanyuma umuntu mukuru ikintu cyitwa icyaha bakizi. Niyo utakibyira umuntu, ninde utazi ko kwica ari icyaha, kabone nabwo bwa mbere yabahuye nabyo, ninde utazi ko kujya mu bapfumu, kuraguza, uterekera atari icyaha. Ariko mu by'ukuri ubikora uterekera uraguza, we yumva ari mu byiza kubera afite icyo bakeneye ku giti cyiwe. Ariko mu by'ukuri kuri wabazi ko ari icyaha, kuko mu byaha bikuru 4, we navuga ibyaha wenda ni byinshi akibaru kabairu, wenda twavugamo ibyaha 4 bikuru cyambere byinshi, ariko reka duhere kuri 4 ari bya bindi umuntu akora kabone bataranabibwiwe, ariko we muri we mu mubiri we bikigaragaza ko ari icyaha yakoze. Nk'icyaha cya mbere ari ashiriku billahi, kubangikanya Imana, kabone niyo batabikubwira cyangwa ubona umuntu ubikubwiye, wowe ubangikanyije Imana gusa, wenda wowe ubwawe wiyumvisha ko tugumye aho kuri icyo ngicyo cyaha nyine cya mbere warumbwiye. Hari abantu batazi kubangikanya Imana bitewe wenda n'iryo jambo bivugitsemo. Ngira ngo noneho ndagira ngo ubahe message yo kubangikanya Imana, ubibasobanurire babwira ati ni gutya, ni ubangikanyije Imana ikoze gutya na gutya. Murakoze cyane. Kubangikanya Imana rero, icya mbere iyo wambuye Imana mu bumana bwayo. Imana niyo yaremye isi, irema ijuru, iraturema, iduha umwuka, wowe ubwawe ukiyumvisha ko ibyo ufite ku mbaraga zawe.
ku mbaraga nta za muntu uwabiguhaye cyangwa nta kindi cyabiguhaye. Hanyuma ukihereza Imana ukayereka ko ifite ubushobozi nk'ubwawe. Urugero, nk'umuntu akenera umugore, agakenera urubyaro, agakenera uwo azazungura, hanyuma ugahita uvuga n'Imana ubwo ngira bikeneye, ukavuga ngo Imana ubwo ifite umugore, yarabyaye, ifite umwana, muri make yihaye umwana. Niba ikanyamana rikomeye cyane, Imana irihagije mu byayo, niyo alfa nayo omega, nibanza ni nayo inaheruka, ntabwo ifite icyo bafatanya muri bimwe mu bintu byayo byose. Ariko bamwe mu bo twumva hirya no hino bigisha, abenshi bigisha ko kubangikanya Imana ari akantu koroshye cyane kandi ari ibintu bikomeye. Urugero rwa hafi, hari abavuga ko Imana ifite umwana, yihaye umwana w'ikinege. Make Imana yihaye umwana, yihereza umwana w'ikinege, muri make ikeneye wa mwana. Hanyuma wa mwana ngo kugira aze acungura abantu bo ku isi. Ese Imana ntabwo ifite ubwo bushobozi bwo gucungura abantu bayitiriye utuma umwana wayo? Gusa Imana ko no muri kamere yayo ntabwo ibyara ntibyarwa. Imana nta n'icyo isa nacyo mu byo yaremye byose. Niyo mpamvu Imana yihariye mu bumana bwayo bwose. Cya kintu abakristo bakunze kuvuga ati ngo umwene Adamu ngarimwe mu ishusho y'Imana, mu dini ya Islam arya ntabwo birimo. Uramutse uvuze ngo umuntu aremwe mu ishusho y'Imana, ni handi wakoze ry'abangikanyamana, koko ugaragaje ko Imana wayibonye. Kuko kugira umenye ko ikintu gisa n'ikindi runaka, ni ukuba warakibonyeho, kandi Imana nta muntu wayibonyeho. Bishatse kuvuga ko nabwo ni ububangikanyamana bukomeye. Kuvuga ngo umuntu asa n'Imana, kandi Imana, urugero rwa hafi, umuntu asa n'Imana koko, kwino sange nawe turasa. Abantu batubonye turatandukanye. Umukobwa ujya ureba ukabona ni kibi, ariko ndibaza ko ishusho y'umuntu iguma ari ishusho y'umuntu. Umuntu aba ari umuntu, ihene iba ari ihene, inka iba ari inka, buri kintu cyose Imana yakiremye mu buryo buyigishimishije ku bwacyo. Niyo mpamvu mu Busilamu ari icyaha, ari na haramu kuba wahindura fesi yawe, kuba wafata ukogosha ibitsiko ukabyogosha ugashyiraho ikindi kintu, uba ukoze icyaha kuko uba uhakanye Imana uko yakuremye, kandi nibyo byaba bigushimishije. Kuba wahindura uruhu, abenshi bahindura uruhu bahakana Imana. Imana imbaraga urukara bwawe, wowe ugashaka kwigira inzobe, igihe urumva umaze guhakana Imana. Ntabwo ari byiza kuba wahakana icyo Imana yaguhaye, ubangikanyije Imana. Nibyo twavugaga aho ngaho. Imana rero ifite uburyo yo ubwayo igomba kwerekezwaho amasengesho yayo, nta kindi kintu ubinyujijemo. Yo ubwayo irihagije. None se ubaye uvuze gutyo ngo irihagije, hari wenda mu Basilamu, nanjye ndi Umusilamu sibyo, ariko hari ibintu bajyaga batwigisha ati jihad ndabizi ko yeze, ati no kurwanira Imana. Sasa niba uvuga ati Imana irihagije, baba bari kwirwanirira gute? Ikintu cyiza cyane kuri jihad, ngira ngo n'abantu bose banabyumvireho, jihad ntabwo ari mu nkingi zigize Ubuyisilamu. Jihad ntabwo iri mu nkingi zigize, ntabwo iri mu nkingi zigize Ubuyisilamu. Ntabwo bivuze ko Umuyisilamu wese agomba kurwana jihad. Jihad yabayeho mu gihe cya kera. Kera habagaho mu gihe cya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niho habayeho jihad. Ubu ngubu nta jihad yabagaho. Kera hariho abakristo, abanaswara barwanyaga Ubuyisilamu, bikaba ngombwa ko Umuyisilamu niba atewe agomba kwirwanaho kugira akomeze aharanire bwa Buyisilamu bwiwe. None kuri ino saha ko dufite leta nziza, dufite igihugu cyiza, buri wese afite uburenganzira kujya mu myemerere yiwe, iyo jihad ugiye kurwana ni iki? Bivuze ngo kera nibwo jihad yabagaho ishingiye kuri icyo. Jihad zahozeho mu gihe cya Rasul, gusa ubu ngubu nta jihad ihari. N'ababizana ni ubutagondwa, ni n'ubuhezanguni, kugira ngo abantu babakure ku buryo kamere bwo gukunda no gukundana no kubaka ubumwe, ahubwo bajye mu mico mibi yo gusenya ubumwe bw'abantu bamaze kubaka bitwaje izo jihad zabagaho kera. Bivuze ngo jihad
ni ukurwanirira kwishyira ukizana kwawe apana kurwanirira Imana. jihad bwari uburyo impamvu babyitaga kurwanirira Imana bwari uburyo hariho ababangikanyamana abashirikina hariho n'abemera Imana. Iyo wavuga ngo wemera Imana imwe bahitaga bagutwika cyangwa bakaguha muri muzima. Tubisanga mu bitabo byinshi no mu mateka menshi. Ngira ngo wumva na guerre croisade niyo intandaro yo guerre croisade ni icyo kintu cyari cyabayeho. Rero bamwe bagaharanira ukuri kwa bakavuga twebwe tuvuga Imana yacu imwe nibaza kutwica ko twayivuze twirwaneho, ubwo bakabyita kurwanirira Imana bakabyita jihad. Bivuze ngo nawe byibuze ubu jihad aka kanya bitewe nuko dufite amahoro tubayeho mu gihugu cyiza, ndahamya ko jihad nyine jihad ntabwo ari ngombwa muri iki gihe nta jihad igezweho. Ahubwo muri iki gihe ni kwiga tukigishanya. Waze ukamyigisha ukuri kwawe yakumva akakuyoboka atakumva ukamwihorera. Ntabwo ari paka ufata inkota ufate ngo impamvu barwanaga n'ubundi nuko bari basanzwe bafitanye ikibazo, bafitanye n'icyo kibazo bahuriraho ku Mana avuga ati ugera gutya niho jihad yaturukaga. Aho ngaho ngenda bisobanukiye nizeye ko n'abandi babyumvise, n'abandi wenda badufashe babyumve neza banabisobanukirwe ko jihad atari inkingi yigize Uislamu. Mu nkingi zigize Uislamu jihad ntayirimo, ahubwo nuko iyo mvugo yakomeje kuza kuko byabayeho mu gihe cya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ariko iki gihe turimo ntabwo ari igihe cya jihad, ni igihe cyo kubaka ubumwe. Umuislamu ategetswe kubana n'umukristo, umukristo ategetswe kubana n'umuislamu. Ntabwo dufite ivangura. Mu by'ukuri ufashe umukristo ukamunyuzaho urwembe nawe bakakunyuzaho urwembe, ndumva utava amata. Twese twava amaraso. Twese turi iki? Turi abavandimwe, turi abantu. Rero ibi bya jihad n'ibi by'imyemerere ugendera kuri bikubera ubujiji, ahubwo turasabwa kwigishanya tukerekana Imana ikwiye gusengwa by'ukuri ni iyihe. Hanyuma shayitani twakora iki kugira ngo tumurwanye rekomeza kubungabunga amaraso y'abantu. Urakoze cyane. Noneho twihuse wenda icyo kibazo cya mbere, aho icyo cyaha cya mbere cyo kubangikanya Imana. Icya kabiri rero batubwiye ko ari ibyaha bine bikomeye. Icya kabiri hanyuma icyaha cya kabiri hari icyo bita ukuku walidayini. Ukuku walidayini guhemukira ababyeyi bombi. Guhemukira ababyeyi bombi ni icyaha gikomeye cyane. Kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati iyo abantu baza kumenya ko Imana itabaho tuba dusenga ababyeyi bacu. Kandi ikomeza igira ati aljannatu tahta akidami umahati, ijuru ry'umwana riri munsi by'ibirenge by'ababyeyi bacu. Iyo uramutse ubahemukiye uri mu bantu badashobora kubuzwa utazabona ijuru. Rero icyo ni icyaha gikomeye cyane ko wahemukira umubyeyi wawe. Ababyeyi bawe bombi. Biza ngo umubyeyi ashobora gutuma utabona ijuru. Umubyeyi ashobora kubura ijuru neza. Bombi ko ari papa na mama. Bombi. Kuko nibo mpamvu igihe cyose bavuze ngo kugira umwana mwiza ugusabira hano ku isi ushaka gutuma ujya mu ijuru, ariko kugira umwana mubi ufite imico mibi hano ku isi ashobora kuba impamvu y'uko ujya he mu muriro. Kuko ari amagambo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati ngo idha mata ibn Adam, iyo mwene Adam apfuye ibikorwa bye byose birarangira keretse ibintu bitatu gusa. Niko umuntu yapfuye ibintu byose birahagarara keretse ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu nitubivuga urasangamo na wa mwana ku mubyeyi. Kurasanga icya mbere cyavuga ati sadaqatul jariya, ituro ryiza watanze rihoraho. Kubakira abantu nk'iriba ahantu babuze amazi, ahantu abantu babuze amazi ukabubakira iriba bakabona amazi, kubakira abakene bakabaho neza. Ibyo nibyo bita sadaqatul jariya. Hanyuma hakaza ubumenyi bwiza wigishije abandi bwabagira umumaro, kwigisha abantu imyuga, ya myuga bakazayikurana igatunga
imiryango yabo bakabaho neza, ukaba impamvu y'uko abantu babaho neza. Hanyuma icyo cya nyuma aricyo umwana mwiza wasize hano ku isi akajya gusabira. Ukumva rero umwana ku mubyeyi aba ari umuntu w'akamaro cyane. Bivuze ngo icyaha cya mbere ati ni ukubangikanya Imana, icya kabiri guhemukira ababyeyi bombi. Yego. Uko ari mama na papa. Mama na papa barangana. Hari abantu benshi bubaha ba nyina nako ba mama wabo. Ariko ba mama ntago babiremeye mu nda, bafite uburyo Allah ahuza abantu bagasohora inanga bakazavamo wa mwana na mama mwizanira. Niyo mpamvu utegekwa bose kububaha kimwe. Urakoze cyane. Okay, nyuma y'ibyaha bibiri hasigaye ibindi bibiri njya kutubwiye ko ari bine. Ikindi cya gatatu rero, icya gatatu harimo zulma. Guhuguza mugenzi wawe. Amahugu yihuguje mugenzi wawe umuhemukiye cyane. Shaka kubasesengurira ku kantu ko guhuguza, abantu baba bataze amagambo akomeye nk'aya. Ikintu cyitwa guhuguza rero ari amahugu mu buryo bwinshi butandukanye. Niyo uhuye n'umuntu nunamusuhuza buryo bamuhuguje ukuri kwe. Iyo uhuye n'umuntu kumusuhuza gusa ukanga kumusuhuza yandamutse Imana yagutegetse, mu by'ukuri wanze kwimara ko si yawe ni Imana, uramuhuguje kuko mwimye kwa kuri kwiwe ko kumusuhuza. Kandi turabizi neza twese gusuhuza ni umuco kandi ni na byiza, ni n'itegeko ry'Imana. Twagiye tubibona ahantu henshi cyane, wenda no muri Bibiliya tugendere kuri Yohana umurongo igice cya 19 umurongo wa 20. Yesu yasanze abigishwa be bifungiranye mu nzu, ntago yaje aceceke, ahubwo yarabasuhuje. Yabasuhuje ngo ikirere yarababwiye ati amahoro y'Imana bane namwe. Yabivuze ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. None se akicyarabu ndumva rikiri mu kirimi kimwe, ni paka se ubundi bivuga mu cyarabu usuhuje umuntu mu Kinyarwanda gutyo ukabisesengura nyine mu Kinyarwanda. Iyo umuntu avuze mu nyigireho n'umwigiro nabyo biri mu mahugu. Burya ijambo Yesu yavuze ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, aho uzajya kwa data namujyanye. Bishatse kuvuga ikirere. Yesu ntabwo azaryama hasi ngo ncaho tugende, cyangwa aza gukure ngo ngwino tugende, ahubwo ni kugerageza kugera ikirenge muke ukagenda nk'uko yagiye, kugenda nk'uko yagendaga, ukamwigana ko ibyo tuzi niba bitwigishije n'umwigisha tukore nk'ibyo yakoraga. Niba yaravugaga icyarabu kivuge, niba warakundaga papa wawe, papa wawe akaba yarambaraga amakabutura, ukazashaka gusa nkawe, uzambara iki? Nzambara icyo yambaraga ikabutura kabisa. Wambaye igitenge ntacyo byaba bigutwaye ariko nshatse kuvuga niba Yesu yarasuhuje abantu mu rurimi rw'icyarabu, nirwo natwe tugomba gusuhuza, isigaye tugasobanura, kuko ari benshi batazi n'ururimi Yesu yavugaga. Yesu akivuka yagiye mu Misiri amara imyaka 12. Mu myaka 12 wambwira gute mu Misiri bakoresha icyarabu? Mu myaka 12 mbwira ko bavana utavuga ururimi rwabo. Ni byumvikana ko hamaze igihe kirekire. Ni kuva rero no mu ndamutso yasuhuzaga n'ibyo yasuje mu muco neza waho yakuriye naho yavukiye. Tugana no ku musozo ugiye kudusobanura nyine icyo ngicyo cya nyuma. Tumaje kubona yuko icya mbere tubibutse ni icyambere ni icyo bita kubangikanya Imana. Icya kabiri uko kuwalidani gwemukira ababyeyi bombi. Icya gatatu zulma. Icya kane aricyo cya nyuma tusorezaho icyo bita zina. Ni sawa. Aricyo bita zina, ubusambanyi. Ubusambanyi buba bugize nko gusuhuzanya, kandi mu byaha bikomeye cyane. Mu byaha nabyo bikomeye Allah subhanahu wa ta'ala nabyitse n'umwanda, kuko aravuga ati la takrabu zina. Uramenye ntukegere iki? Ubusambanyi. Ushaka kuburenga ari kwegera ukarenga. Yatubuje kwegera ariko benshi bararenga. Kwegera babiciye amazi.
imvugo y'iki gihe, ahubwo bararengereye baranarenga bajya gukora. Wenda byo tuzabiganiraho ubutaha, ni ikiganiro kirekire cyane. oya uraduha nimero zawe, ikindi uratanga aderesi y'ahantu waba uherereye, kuko urabona hari ukuntu bajya bakenera nk'umuntu wabaha inyigisho ahantu runaka, cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye nyine, cyangwa ku muntu ku giti cye. Urumva rero umuntu yabaye yakunze kino kiganiro cyawe cyangwa inyigisho zawe watanze, ufite kuba wamuha aderese, ibyo urabyemerewe, y'ahantu yaba yagusanga, ubundi tukahita dusoza. Abanyeneye nimero yanjye, ikibazo cyose umuntu yagira ku bijyanye n'ubumenyi bw'idini yambaza, bamenye bararutanwa, ibyo nazi nabaza abandenze nkamusubiza, hanyuma ibyo nzi nabyo nkamusubiza ku bumenyi mbifitiye bukeya. Hanyuma nimero yanjye ni 078 umunani nanone 29 nkaba nitwa Abdulaziz. Utuyagana hehe? Nkaba ntuye i Nyamirambo hano ku Mumena, nkaba mu buzima busanzwe, nkaba ndi umudawati, nkaba nkora ibiganiro ku bantu badasobanukiwe idini ya Islam, cyane cyane ku bakristo batubaza ku Islam, hanyuma tukasobanura mu Islam, uwemeye tukahita tumutesha shahado akaba umuyisilamu. Mu Islam ntabwo dusaba kubatiza dukoresheje amazi, ibyo tuzabiganiraho. Nta kibazo, nawe ubutaha, kandi wakoze kutuganiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urakoze cyane. Amazina yanjye banyita Dizogwan. Wakoze gukurikirana kino kiganiro, kora subscribe, kore share, like and comment kugira ngo uzabashe kubona ibyo butaha. Murakoze.